yo kubyara nitaba uyu munsi izabejo, nitabejo n'ejo bundi. Maze mugabo yazi ko hari ikibazo nk'iki, ajya yizuyenza akaja mu gikari ngo arebe ko baramuhamagara, akava mu gikari akaja mu nzu, ntacyo agiye gukoramo, akava mu nzu akajya ku irembo, ariko ntabwo akarasisi agakorera hirya yaho. Akarasisi uyu mugabo akajyaho, igisubizo nticyaboneka, bajya mu buriri bararyama. Bageze nijoro ubwo igitekerezo nacyumvise, saa 9 saa 10 indi biramufasha umubyeyi, saa 11 abarabyara. Abagenje ate? Abagenje ate? Ariko saba abantu bari hano cyangwa nabase, reka ntanga ikizame kugira ngo aruke mu gitekerezo. Ubundi muri gahunda yo gutera inda, kuyitwita no kuyibyara, nibyari bavuze impundu. Ngaha ababyeyi bakuru bazamura ikiganza, ababyeyi bakuru muzamura ikiganza, mumfashe gutanga igisubizo. Yego mama, impundu bazitera ryari? Uriya aravuze ngo iyo umubyeyi abyaye abantu bose batera iki? Impundu. Ubwo hari nuko mutaziteye, ntabwo ndi kwemeza ko ibyo avuze ari byo cyangwa ntabwo mpakanye ko atari byo, kuko turacari mu kizame. Ariko abandi bakuru muzamure, abandi babyeyi bakuru. Ikizamini cyo kubyara nacyo kiragoranyira. Ababyeyi bakuru muzamure. Bantu b'ababyeyi ko bari gutinyana, ko mwahagize ubwoba. Muhumure abatwite ntabwo murabyarira hano, mwavuga ngo amena. Imana irihangana mubyare mugeze mu rugo. Yego, ngaho nawe haguruka utubwire twumve ko uhamanya n'umukecuru cyangwa kumuvuguruza. Ubundi batera impundu ryari? Ati iyo umubyeyi amaze kubyara bagenza bate? Batera impundu. Hasigaye iki gihande, ngaho muri iki gihande abakuru barimo muzamure. Utitaye kuba uri umuhungu cyangwa uba uri umukobwa, yego upfa kuba uri mukuru gusa. Yego rata. Iyo uruhinja ruriza uyu warahinduye ati bariya bari kukubesha, ashobora no kubyara agakubita icyo bita igiki? Ubwo mbazanyemo akantu k'abanyarwanda. Ati uruhinja iyo rurize niho bagenza bate? Niho batera impundu. Noneho abagabo nabo bazamuye, bitagaragara ko naje kwigisha ivangura muri iri torero. Bagabo namwe muhawe ikaze, zamura ikiganza utanga igisubizo. Wewe wari wazamuye agize ubwoba, abagabo rero baratinya ko wari wazamuye se. Nushaka usubire mu byo bavuze, niba ubyemera nta kibazo, ni mu kizami. Yego muvandi, wowe uri imbere. Yewe burya rero abagabo koko aba ari abagabo mubampera mena itagero. Ubundi ntabwo abantu babizi neza, ntabwo iyo umubyeyi abyaye batera impundu, ntabwo batera impundu rwose, kuko abasanzwe boroya ari n'aborozi b'amatungo barabizi ko inka ishobora kubyara neza, ariko iyo itaratumuziha ikibazo kiba gihari, kiba cyakemutse, kiba gihari ahubwo gikomeye. Uyu mubyeyi rero nawe yarabyaye, ariko iya nyuma uwo mwanya ntiyagenze ite? Ntiyazi. Nababwiye ko yabyaye sangahe? Saa 11. Saa 11 n'igice. Ubwo hari saa 11 za mu gitondo, saa 11 n'igice iya nyuma ntiyaza, saa 12 iya nyuma ntiyaza, saa 1 iya nyuma ntiyari yagenze ite? Ntiyari yaza. Kera abantu muri bato muri kubyara iki gihe, sinzi n'impamvu abantu batari kugira inda byihuse, kuko buno abantu bari gutwara inda gisirimu, bajya no kubyara bakabyara gisirimu. Kera abakuru bangana nanjye cyangwa abo nduta, ndi mukuru nubwo ntabyibujije, batangiye kuvuga ati si uriya ni mukuru kandi ati. Abakuru bangana nanjye cyangwa abo nduta, kera twabyaraga tuvunitse. Kera umubyeyi yabyaraga amezi ate? Yitwaye ate? Kandeba umuntu mukuru tugiye kungana. Kera umubyeyi yabyaraga amezi ate? Uwo tugiye kungana n'uhe? Wa mukecuru menza aragaruka. Yego, yabyaraga ate wowe? Yabyaraga ngo agenje ate? Apfukame. Ko mutari kubisubiza muri ruje none, ariko nta wabarenganya. Kera
yabyaraga agenje ate? Apfukamye, yaba yapfukamye mu ibuye, yapfukamye ku gisuti, yapfukamye mu gishinga, aho yapfukamaga hose yahapfukamukaga ari uko iya nyuma igenje ite? Igihe itari yaza uyu mubyeyi ntiyari yemeye kugenza gute? Gupfukamuka. Uyu mubyeyi rero muri aya masaa 11 inda yamuririye ku buriri, imukura ku buriri arahaguruka, inda imukura mu kirambi nta saro zahabaga, imujyana hanze, imuvana hanze, imujyana mu gikari, kugeza ubwo imushize ahantu mu gishiti cy'imipamba, maze uyu mubyeyi abyarira aho ngaho, icyakora n'umugabo yari amuri hafi. Ariko bategereza iya nyuma ntiyase. Uko abenshi mwabyaye, ubwo umwana ari konka, umwana ari konka. Bene se uyu mugore wabyaye saa 11 bigeze saa 2 yatangiye kurya, ntabwo yarya. Ikibazo cyari kigenze gite? Cyari kigihari. Saa 2 ziragera, saa 2 n'igice, saa 3 zigeze, umugabo n'umugore baheyaheye bigira inama yo kujya gushaka abavuzi cyangwa kujya guhamagara umuvuzi wa kinyarwanda. Kera niko byagendaga, nuko bajya gushaka, umugabo ajya gushaka umuvuzi wa kinyarwanda, asize umugore we agenza ate? Arapfukama. Ageze kwa wa muvuzi, agezeyo baramubwira bati wa muvuzi anyuza ahangaha. Ariko ubwo turi kwiga irihe somo? Turi kwiga irihe somo? Niba mwataye umurongo, twari turi kundamukanya yo kuvuga ngo Imana ni nziza, namwe mukikiriza ngo ibihe bingana iki cyose. Ni iryo ngiryo gusa, kugira ngo utagira ngo ndi kubabarira inkuru zitazaza mu kizami. Ni iryo ngiryo. Nanjye ntabwo nifuza ko abanyeshuri batsindwa, niyo mpamvu ngenda mbakopeza buri kanya. Imana ni nziza kugira uje ubyikiriza, uzi n'impamvu yaho. Uyu mugabo aho bamurangiye umuganga, agezeyo bati abandi barwayi baramujyanye, agiye gukemura ikibazo nk'icyo wagize kwa naka. Arirukanka, ageze kwa naka atumva arahavuye kandi ikibazo kirakemutse, kwa naka niho yerekeje. Ahageze naho bati aragiye, ariko isaha irahagaze cyangwa uri kugenda. Saa 5 ziragera, saa 6 ziba zirageze, umugabo atangira kwibwira ati ariko rero mwana wa mbere twamubyaye neza, uwa kabiri twamubyaye, uwa gatatu yavutse, ati ubu ngubu ninjye wakomeje kugenda, n'ubundi umugore wanjye iya nyuma yagenze ite? Yaje. Yishiramo ko iya nyuma yagenze ite? Aterera ikoti ku rutugu, arahindukira agaruka mu rugo. Buriya rero aho umubyeyi ari ntihabura abamushagaye. Abakecuru bari aho, abandi bamama bari aho, bahogararaga ku irembo bari kureba aho umugabo ari buturuke, bari kuvuga bati utuma abagabo atuma babiri, atuma bangahe? Buriya umugabo yigiriye muri kabari. Ariko uyu mugabo twumvise ko yagiye muri kabari. Ati none umugabo wagiye saa 3 bikaba bigeze saa 6, batabagabo we umugabo ni umwana wundi. Kera baravugaga ngo umugore ni umwana wundi, uko ndi kubona abagore ari twe benshi, umugabo ni uhindutse umwana wundi. Muri aho yemwe, nuko bagiye kubona mu masaa 9 bitewe n'urugendo umugabo yakoze, urugendo rurerure, babona umugabo aturutse iriya atereye ikoti ku rutugu. Ababyeyi bamusanganira n'imbaraga bati bangutse uwo muti, niba wari wagiye kwinywera uba wamanje watuzanira umuti, bangutse uwo muti. Umubyeyi iya nyuma byagenze bite? Harya uyu mugabo mbabwiye ko yarazanye umuti cyangwa ntawe? Ndakomeza kugenda ngaruka kuri cya kibazo. Harya umwana ari konka cyangwa ntabwo ari konka? Umubyeyi yariye cyangwa ntabwo yariye? Abagabo ntabwo babizi kuko batari babyara, ariko abagore tubiziranyeho. Iyo umubyeyi yabyaye arasonza ntabwo abasonje.
wakongeyeho cyane se kugira ngo azagure na reserve. Umugabo ahageze ababyeyi bamushagaye, abakecuru bamutuka, arababwira ati nta muti nzanye. Bati nta muti uzanye? Ati ntawo rwose, umuganga nari nagiye gushaka nageze iwe bandangira aho agiye, ngiyeyo bandangira ahandi, ngiyeyo bandangira ahandi, yewe nazengurutse amaguru yarushe, muganga ntawe nagenze ati ntawe nabonye, ngarukanye icyizere nibwira yuko umudamu wanjye ya nyuma yaje, none ntabwo yari yaza. Batumva ngaho rero tumushyize mu biganza byawe. N'ubundi umugabo ni umwana wundi, genda urebe urw'umwana wawe apfuye, ugenda urebe n'urw'umugore wawe agenza ati. Nabajije ngo umugore yapfukamutse cyangwa aracapfukamye? Abubu basigaye rero ari abasirimu, ni ukubyara akaguru hariya akandi hariya kuri matora. Doragize ati mu Buganda aho rero nugerayo uzasanga ugeze mu cyumba abagore babyariramo babaga bambaye toni ya yindi nyine, gusa ntabwo ari kunyuma. Baba abagore 100 bakuyemo ibingana iki byose, araryamye akaguru hariya kandi hariya, cyaguha ngo mupfukame, buno ntizikiryana. Umugabo aragenda yitegereza umugore aho yapfukamye, amarira yarize, ari umugore birangiye, amarira garakama, inzara yamuriye irahora, amava aho yapfukamye amaraso yatembye, ni urwamba rw'amaraso. Umugabo aritegereza agira agahinda, ajya kwitegereza aho uruhinja ruryamye, asanga uruhinja rwarerembuye amaso. Uruhinja ntirugisepura, ibyo gusepura, ibyo kurira byarangiye, kubera rugeze umunsi wose ushize rutagenza rute. Mugabo n'agahinda kenshi aritegereza, aravuga ati niba ndi burokore uyu mubyeyi ntabwo mbizi, ndi kubona icyerekezo cye ari ugupfa, kandi niba ndi burokore uyu mwana ntabwo mbizi. Nawe nkurikije isaha yavutse bikaba bimaze kugera mu masaha 10 uyu mwana atari yonka, niba ndi bumurokore ntabwo mbizi, ahubwo uhereye none mbaragije Imana. Haleluya! Amaze kuvuga ati ndagije Imana, iyanyuma biraguye. Haleluya! Haleluya! Mwavuga ngo amen. Oya, mwavuga ngo amen. Imana ni nziza ibihe byose. Mama ajya ambwira ko namugoye. Navutse saa 11 za mu gitondo, saa 11 za mu gitondo, kandi nakoze kwibere saa 11 z'umugoroba n'iminota 10. Niyo mpamvu uriya mubyeyi yihangane, yavugaga ati rero wageze mu gace karimo ibiryo, ugomba kurya ibiro wazanye ukazasubiraho wabikubye kabiri. Ntabwo byashoboka. Undi abantu b'aborozi barabizi, inka itaronse umuhondo ntibyibuha. Yabyibuha inka itaronse umuhondo ngo iwongere ku gihe, niyo wayigaburira ntabwo yagenza ite, ntabwo yabyibuha. Mama ajya ambwira ati warangoye, anyerekaga ibisebe afite ku mavi namuteye bitewe n'aho yari apfukamye. Ati wavutse saa 11 wongera konka saa 11 z'umugoroba, nyabuna mwana wanjye uzambera intwari. Kandi navutse mu bana 12, twese turiho, ariko njya mbona mama nyitaho cyane kubera uko namugoye. Nanjye ngeze mu itorero ndongeraho gusitira Imana ihimbaza. Ubwo kuvuga ngo Imana ni nziza nabyumva vuba, ntabwo nabyumva vuba. Ukuvuga ngo Imana ni nziza mama byumva vuba, ntabwo abyumva vuba. Ubu mba narapfuye, ariko ndashima Imana ko hari icyatumye Imana
yemera ko bigenda bityo kwari ukugira ngo n'abanyabukamba tuzabonane mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero nibajya bavuga ngo Imana ni nziza, abagore mujye muba ba mbere muvuga ngo ibihe byose abagore Imana ni nziza, Imana ni nziza, kandi ibihe byose izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Ayo niyo mazina yanjye. Ndagijimana Agustini, ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 5 ku itorero, ndi umukuru w'itorero. Ndi umuntu ubwiririsha ubutumwa ibitabo, ibindi nzabibabwira n'ingaruka. Ibyo ntibihagije, mfatanyije namwe gutegereza Yesu uri hafi kugaruka. Haleluya, haleluya. Kandi mfite ibyiringiro, nibyo ndabivuga mbihagazeho. Mfite ibyiringiro, yaza agasanga narapfuye, nzazuka mu ba mbere. Haleluya. Yaza agasanga ndi muzima, nzamusanganira. Amen. Tureba abafatanyije n'abafite icyizere nk'icyanjye. Ndebera bisi, gusa waba waje gukora iki hano udafite icyo cyizere? Ntugahombe imirimo yawe uri gucuruza urutazunguka. Uru rucuruzo turimo rwo kwizera Yesu Kristo, kumutegereza, tugomba kugira ibyiringiro bidashidikanywaho. Satani nashaka dukoresha ibyaha, Yesu Kristo yaramutsinze. Haleluya. Rero kubwo kwizera ntabwo tuzajya mu ijuru kubera ko turi abakiranutsi, ahubwo ibanga niri tuzajya mu ijuru kubera ko twakoze ibyaha, tukemera igitambo cya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu akatwuhagira, tukagira ibyaremwe bisha muri we. Vuga ngo amen. Ni bunyumvire. Ntabwo ari amen ubwo ngubwo. Amen. Bane baho umugisha. Reka dushimire abavandimwe bacu abaririmbyi bamaze kudufasha, amakorari yose uko ari 5. Imana yaho umugisha. Abaririmbyi Imana ibaho umugisha. Nasomye amagambo avuga ngo igihe tuzaba tugeze mu ijuru, impano nyinshi zizahagarara. Hari abantu bafite impano zo kuyobora. Mu ijuru impano yo kuyobora ntabwo izaba ikenewe. Hari abantu bafite impano zo kwigisha, akigisha abantu bakabyumva neza. Mu ijuru impano yo kwigisha ntabwo izaba ikenewe. Hari abantu bafite impano zo kubwiriza, akabwiriza abantu bagafashwa. Mu ijuru impano yo kubwiriza ntabwo izaba igenje ite. Hari abantu bafite impano yo gusura, impano yo kurarika abashyitsi. Izo mpano zose zizaba zahagaritswe. Ariko narasomye ngo mu ijuru impano izakomeza ni impano yo kuririmba. Vuga ngo amen. Kandi ndasoma ngo n'abataragize amahirwe yo kuririmbira hano ku isi, ahari wenda nta mpano y'ijwi, ahari wenda nta mpano yo kuvuga, barahawe ibiragi. Yesu Kristo nagaruka, indimi z'ibiragi zizagobotorwa, twese tuzaririmba ku ndirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Haleluya, haleluya. Baririmbyi rero nibajya bavuga ngo Imana ibahe umugisha, ujye wumva ukwiriye kuwakira mu izina rya Yesu. Baririmbyi baratubwirije, Imana ibahe umugisha. Iyo dusomye muri Zaburi y'136, nusoma ku murongo wa 2, Bibiliya iratubwira ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza. Haleluya. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ringana iki cyose. Korari yabanje rero yatubwiye ngo dukwiriye gushima Imana, dukwiriye kuyihimbaza. Yemwe ngo twatangiye umwaka kandi tuwusoje neza, izina ryayo rihimbaza. Haleluya. Ubwo batubwirije ntabwo batubwirije. Baririmbyi mwabanjije, Imana ibahe umugisha. Bavandimwe, abaririmbyi bakurikiyeho batubwiye ngo dore njyewe ndaje ngo mbe igikoresho. Yesaya igice cya 52, nusoma umurongo wa 7,
Bibiliya iratubwira ngo erega ibirenge byuzanye inkuru z'ibyiza ni byiza ku musozi, akamamaza iby'amahoro, akabwira abari i Siyoni ati umwami wacu ari ku ngoma. Amen. Rero bongeye kutwibutsa ko jye namwe dufite inshingano ikomeye yo gukora umurimo w'Imana mu kubwiriza ubutumwa bwiza, izina ry'Imana rihimbazwe. Bavandimwe, inshuti yanjye, reka jye namwe twemere iyi nshingano kugira ngo ubwo Kristo abaririmbyi bakurikiyeho ikorari ya gatatu bahatubwiye ko Yesu Kristo umwana w'Imana ari hafi kugaruka. Haleluya! Yesu Kristo agiye kugaruka. Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7, arazana n'ibicu. Haleluya! Kandi amaso yose azamureba, ndetse ngo n'abamuteye amacumu bazamuborogera. Ariko nagaruka bamaze kutwibutsa ibyo muri Yohana igice cya 14, amazu Yesu Kristo yagiye kudutegurira ko aho ari natwe ariho tuzaba. Bavuze ngo tuzaririmba. Haleluya! Tuzagenza dute? Kugaruka kwa Yesu Kristo kuzatera njye namwe kuririmba Imana ihimbazwe. Ese ufite iyo myiteguro? Baririmbyi bakurikiyeho batubwiye ngo hari umurimo jye nawe tugomba gukora. Amen. Nusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ugasoma mu gice cya 10, Yesu Kristo yatoranyije abigishwa ndetse atoranya 70 kugeza ubwo yatumye 2 ariko uyu murongo wa 2 arababwira ati ibisarurwa ni byinshi cyane ariko abasaruzi bangana iki? Abasaruzi ni bake. Nuko rero ndabinginga kugira ngo mwinginge nyir'ibisarurwa yongere yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye, izina ry'Imana rihimbazwe. Bavandimwe, igihe aba baririmbyi batubwiraga ko njye namwe duhamagarirwa gushyira mu bikorwa no kuzuza iyi nshingano, batubwiye aho tuzakura imbaraga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, Yesu ntabwo yapfuye kubahamagara kuja mu murimo gusa, ahubwo yarababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Haleluya! Mwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, kugeza ku isi yose, izina ry'Imana rihimbazwe. Ese jye namwe muremera ko twaba abasaruzi? Reka nsaba uyu mubyeyi afata umwana neza. Fata umwana neza. Ni gutyo bamufata. Ubundi iyo uri kumufata umurebesheje inyuma, ni byiza ko umubyeyi areba umwana mu maso. Ariko se muraho? Sabato nziza, sabato nziza, munsi umunezero, izina ry'Imana rihimbazwe. Nari ndimo nongera kubibutsa icyo abaririmbyi batubwiye, kandi ko jye namwe dukwiriye kuvoma kuri iyi soko y'imbaraga. Iyi soko ikwiriye kutubashisha kujya mu bisarurwa kugira ngo tubone uko twinjira mu murimo. Indirimbo korari isogerejeho bongeye kutubwira ko bagomba guhagarara. Haleluya! Kandi bagahagarara bashikamye. Bongeye kutwibutsa ibijyanye no guhamya. Batwibukije muri Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 16, 17 na 18, aho Saduraka, Mishake n'Abedenego bahamagawe kugira ngo bagaragaze gucira bugufi igishushanyo umwami yari yakoze, ariko bahagaze bwuma, izina ry'Imana rihimbazwe. Nusoma mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, igitabo cya mbere, cyangwa se ugasoma mu byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10, uzahasanga igitekerezo ku itorero rya Simuruna. Basobanuye mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli ibijyanye n'umusaza Polikaripo. Musaza Polikaripo, igihe akarengane kari gacanye mu itorero,
igihe bahamagaraga abantu ngo bihakane Yesu maze babice, abihakanye Yesu babakize, bahamagaye uyu musaza Polikaripo. Baramuhamagara batuva wa gasaza we, ubu ni wowe usigaye ngo tukwice, none tugiye kuguha amahirwe, wowe watukugiriye imbabazi, dore urisaziye, hakana Yesu maze tukureke witahire. Polikaripo arababwira ati, bana banje, reka mbabwire, Yesu namumenye ndi umwana. Haleluya. Yesu ndamusorekana, muvuge ngo amena. Yesu ndamushakana, none Yesu ndamusazanye. Yesu ntihakanye ndi umwana, simwihakane ndi umusore, simwihakane ndi umugabo, ntabwo ndamwihakana nshaje. Izina ry'Imana rihimbaza. Niyo mpamvu uwo murongo wacu muvuga ngo ujye ukiranuka kugeza ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Mbese bangahe bavuga batabaririmbyi batubwiriye? Mana ihira ibiganza byayo, kandi inshuti zacu bavandimwe babwiriza b'abaririmbyi, Uwiteka abongerera impano, Uwiteka abongerere kwizera, kugira ngo usibye kugira imbaraga n'umwete bibabashisha gukora umurimo hano ku isi, jye namwe tuzawukorera no mu bwami bwo mu ijuru. Bibifurije mu izina rya Yesu. Tugiye kuganirira hamwe mu minota mbona dusigaje, amagambo aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya mbere. Kuva igice cya mbere niyo magambo tugiye kuganirira hamwe muri uyu mugoroba. Ni amagambo atubwira ngo agaciro ko kuba mu itorero ry'Imana, agaciro ko kuba mu itorero ry'Imana. Aya niyo magambo nifuza ko njye namwe muri uyu mugoroba yatubera impamba, yatubera umujyanama. Nifuza ko njye namwe dutaha dusobanukiwe n'agaciro ko kuba mu itorero ry'Imana. Turasoma duhereye ku murongo wa 8. Bibiliya iratubwira ngo muri Egiputa hima undi mwami utarigeze kumenya Yozefu. Uramutse utangiriye iyi nkuru ahangaha, abana cyane cyane ntibashobora gusobanukirwa n'uyu Yozefu uwo ari we. Uyu Yozefu ni umwe mu bana 12 ba Yakobo. Uyu Yozefu ni umwe muri abo bana ukomoka ku mugore nyirankundwa witwa Rasheli, wa wundi watendewe imyaka zigera muri 14 kugira ngo ashakane na Yakobo. Igihe ise yamusabaga kugemurira bene se, igihe ise yamusabaga kujya gusura bene se, nyuma y'inzozi zitandukanye yajyaga arotera mu muryango, bikagaragara ko azaba umuyobozi wabo, nyamara ibyo ntibinezeze bene se. Igihe yari abagemuriye, igihe yari abasuye aho bari bari, bamugiriye urwango, bamugiriye ishari, maze bifuza kumwica. Icyakora Imana ivugira muri umwe muri bo ati, twamujugunya mu rwobo, kugeza ubwo Abishimayeli banyuze hafi yabo bigira inama yo kumukura mu rwobo, maze bamugurisha Abishimayeli. Yozefu ajyanwa mu Egiputa, akora ibwami. Bibiliya itubwira ingorane n'ibyago yahuriye n'ibwami, kuko nyirabuja yaje kumwifuza, nyamara amabwiriza y'Imana Yozefu yari yaratorejwe kwa se. Amategeko 10 y'Imana yari yanditse mu mitima ye, yamubujije gukora icyaha, bituma nyirabuja amurega kuri sebuja, maze Yozefu arafungwa. Yozefu ageze muri gereza,
yakomeje kugira indangagaciro za gikirisitu, yakomeje kugaragaza Imana no muri gereza, kugeza ubwo abantu barotaga inzozi, abarota zibahangayikishije, abarota zibahumuriza, ubusobanuro bwazo iyo bwabayoberaga, bose bazaga basanga Yozefu, kandi Yozefu yarabasobanuriraga, ibyo basobanuriye bikaba byo, izina ry'Imana rihimbazwe. Vuba cyane basore babiri barota inzozi. Umwe arota inzozi zagombaga kumucisha umutwe, undi arota inzozi zagombaga kumuha amahirwe yo kongera kujya gukora ibwami. Bongera gusanga Yozefu arazibarotorera. Yozefu arotorera umwe inzozi ze mbi, arotorera na mugenzi we inzozi ze nziza. Icyakora yongeraho ngo, wowe ugize amahirwe yo gufungurwa vuba kandi ukagera ubwami, nugerayo uzanyibuke, Imana ihimbazwe. Ibyo yabarotoreye ntibyatinze, bwarakeye barafungurwa. Undi buraca aricwa, uwafunguwe asubira guhereza ibwami. Maze icyo gihe umwami arota inzozi, arota inka 7 zinanutse, arota inka 7 zibyibushye, amahundo 7 ananutse, amahundo 7 abyibushye, kandi ahamagara abapfumu, abakonikoni, abiru n'abacurabwenge ngo bamusobanurire ibijyanye n'ibyo yarose. Nta n'umwe wigeze ashobora kumurotorera izi nzozi. Nyamara wa wundi wari waragiye gukora ibwami abonye umwami yashobewe, abonye umwamikazi yashobewe, abonye abiru bari mu majune, atanga igitekerezo binyuze kuri nyirabuja tumva. Nyamara muri gereza hari umugabo twasizemo, iyo twarotaga ibintu twarabimusobanuriraga, maze akabidusobanurira, kandi ibyo yasobanuraga byabaga byo. Nyabuna nawe mubishimye mwamutumizaho akaza mukareba ko yafashe umwami. Yozefu avanwa muri gereza, azanwa ibwami, ashyirwa mu nama ya guverinoma. Mwami asobanura ibyo yarose, kandi ko afite inyota n'icyaka cyo kubimenya. Yozefu rero amaze guca bugufi no kugisha Imana inama, Mwuka w'Imana amaze kumwuzura, asobanurira umwami ko bafite amahirwe y'imyaka 7 y'uburumbuke. Haleluya! Ariko nanone ko hari imyaka 7 y'amapfa, aribyo byagereranyaga n'amahundo 7 abyibushye. Nyamara hakaza amahundo 7 ananutse akamira amahundo abyibushye. Imyaka 7 y'uburumbuke, ahari n'uburumbuke bw'ibigori nk'uburinaha, aribyo byagereranyaga nk'inka 7 zibyibushye. Ariko ko hazakurikiraho imyaka 7 y'amapfa, aribyo byagereranyaga n'inka 7 zinanutse, kandi zinanutse zikamira izibyibushye. Ubwo rero ngubwo ubusobanuro bw'ibyo warose wa mwami we. Ubu mugiye guhinga mweze, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, uwa gatandatu, uwa karindwi, ariko indi myaka yose hazaba amapfa. Yozefu arangije gusobanurira umwami. Mwami yahamagaye ibyegera bye. Tumaze kumva amakuru n'ibyago n'ishano riri ryugarije igihugu cyacu. None turakora iki ngo mu myaka 7 y'inzara, igihe izaba yateye, abaturage bacu be kuzasonza, amatungo yacu ye kuzabura ubwatsi, amafaranga muri banki ye kuzaburamo, ibiryo mu bigega bye kuzabura? Baravuga bati rero ahari turibanda mu kwigisha abagoronome cyane, abantu bize iby'ubuhinzi. Ahari turibanda ku kwigisha abaveterineri benshi, kugira ngo bashake ikoranabuhanga ry'uburyo bazarinda ubwatsi buzagaburira amatungo yose.
reka dushime Imana ko inama ya guverinoma yateranye yanzura ivuze ngo tugiye gutora minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, ushinzwe n'icungamutungo. Ibyo bintu uko ari bitatu, izo deparitema zirayoborwa n'umuntu umwe, kandi inama itora Yozefu. Haleluya, haleluya. Yozefu yaradepoje uko mwabyumvise. Yozefu yakoze ibizami. Wavuga ngo amen, sinibunyumvise. Agaciro ko kuba mu itorero ryande none se muri uru Rwanda. Cyakora kera twajaga tubivangavanga, ukiga uri veterineri ukajya kuvura abantu, siko byagendaga. Ukiga ubugoronome ukajya kwigisha. Muri iki gihe byakunda. Muri iki gihe niba uri goronome urakora mu buhinzi, niba uri veterineri urakora mu bworozi, niba uri mu bwarimu urakora mu bwarimu. Ariko agaciro ko kuba mu itorero ry'Imana, inama ishingwa ko Yozefu ari buri buyobora ibi bintu, abajyanye n'iby'ubuhinzi akabaha gahunda, abacunga iby'ubworozi akabaha amabwiriza, abasigasira umutungo w'igihugu mu myaka 15. Yozefu nta nubwo ari manda y'imyaka 5. Haleluya. Nta nubwo ari manda y'imyaka 10. Ni manda iri pororonje kuzageza igihe inzara izashira, izina ry'Imana rihimbaza. Igihe inzara yateraga i Kanani, ibyo Yozefu yavuze bigeze, bene wabo wa Yozefu baza guhahira mu Egiputa, kuko niho honyine hari hasigaye hagomba gutunga isi. Kandi Yozefu amakuru murayizi, yaje kwimenyesha bene se abantu 75 kugeza ubwo batumijeho, maze na se na bene wabo bose baraza. Umwami wa Egiputa ashimye Yozefu na bene wabo, abacabira i Gosheni aho bakwiriye gutura, izina ry'Imana rihimbaza. Ariko arangije kumukebera aratanga. Ageze ate? Aratanga. Mu gitondo twaganiye ngo Obadiya we yagenjeje ate? Yagenjeje ati yarapfuye. Naho uyu mwami wa Egiputa wagenze ate? Aratanga. Siko bavuga se? Ubu noneho tugiye gutangira wa murongo wa 8 tugiye kwiga. Noneho twari dusomye ngo muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yozefu. Abwira abagaragu be, abwira abantu ati, mbabwiye ko baje ari abantu 75. Abwira abagaragu be, abwira abantu bati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, yewe baturusha n'amaboko. Abisirayeli barimo bariyongera cyane. None nimuze tubashakira ubwenge be kugwira, kugira ngo nihabaho intambara mu gihugu cyacu, nihaba ikibazo, batazifatanya n'ababisha bacu bakadutera, bakaturwanya kandi bakadutsinda. Nico cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa, ngo baba barisha imirimo y'agahato, imiruhije, imirimo yo kubakira Farawo imidugudu iteye ubwoba. Ariko turi kuganira ngo agaciro ko kuba mu itorero ryande ry'Imana. Agaciro ko kuba mu itorero ry'Imana. Itangazo riratangwa. Umwami aravuga ati, umuntu wese witwa umugabo agomba kwitaba akajya ku kazi ibwa. Batangira babaha akazi ko kubumba amatafari. Murabumba amatafari umuntu 50 babona bayabumbye batirekana, ejo ni 80. Abagabo barihagagaza 80 barayabumba, ejo bundi bati ni amatafari 100. Ejo abagabo baraza barihagagaza barayabumba, ejo bundi batumva kuko dushaka ngo be kugwira, none agomba kwihingira igitaka, akivomera amazi, agashaka urwiri rukijyamo, yarangiza akagiponda, yarangiza akabumba amatafari 200. Abagabo barahanyanyaza barabumba 200 bayagezeho, batireka da 200 aracari make, hakeneye amatafari 300. Abagabo mufite ibibazo. Abagabo bose bavaga ku kazi
bari gusinzira. Bagabo bose b'Abisirayeli bava ku kazi bari gusinzira. Nuko yagera mu rugo ati madamu wiriwe, madamu ati wiriwe neza, ati nshaka kuruhuka narushe rwose. Bagabo bose bageze mu rugo bararyama. Ntabwo nzi niba ari ukuri, numvaga abantu bavuga ngo akanyoni k'agacurama ngo gasinzira amezi 6. Abagabo bo ntabwo basinziraga amezi 6, ko bagombaga kuba barakanguka barajya hehe? Ku kazi. Nta mugabo bagombaga gusiba, ahubwo abagabo bararyama. Niba yageze mu buriri saa 10 saa 2, akaba azi ko arahaguruka saa 11 yongeye kujya gutera iperu hehe. Abagabo bararyama barasinzira. Umugore ati uyu munsi yarushe nta kibazo. Ejo abagabo baragaruka, umugabo ati madamu narushe, agatangira kurya n'ibiryo ari gusinzira araryama. Umugore arihangana inshuro ya 2. Anda abagore muri be ku kibaho, nanga ko mutari mu ishuri. Atureba abamama bari mu ishuri, ndabasubije mu izina rya Yesu. Ubuhanuzi buratangiye. Inshuro ya 4 abagabo barongera baje ku kazi. Umugambi wa Farawo ni ukugira ngo Abisirayeli batagenza bate, ariko abagabo mwabyumva, ubwo namwe abagabo ntabwo muri kunyuma. Umugambi wa Farawo ni ukugira ngo Abisirayeli batagenza bate, ariko abagore murebe hano. Umugambi wa Farawo ni ukugira ngo Abisirayeli batagenza bate. Abagabo ku nshuro ya 4 baraza bose bananiwe, bararyama bagenza bate. Umugore niba ari uwashatse vuba bitangije ntabwo mbizi, niba ari uwari umaze kuba inararibonye ntabwo mbizi. Maze umugore baratangiye anyarukira kwa mugenzi we ati niko ndashaka kukubaza. Niko ndashaka kukubaza ikibazo. Indwara narwaje nawe niyo warwaje? Umugore ati si mwuka byaramwe, ni indwara ki warwaje? Atumva reka mbaze, ndagira ngo tumenye iperereza. Bari abagabo babaga bagiye mu kazi cyangwa habaga hari ahandi barengeye? Umugore ati ko numvaga ngo babaga bari mu kazi. Si kurikije uko azaga ameze ko n'uko asa, ko bigaragara ko babaga bari mu kazi. None umva muko, umva ikibazo nahuye nacyo. Ubu icyumweru cyose aragihiritse, niyo wamutera inkokora, dufite n'ibiryanyi ariko ntamenya ko ibiryanyi. Ariko abagabo ko mutanyuma, nanga ko abagabo batari kunyuma. Ikibazo kiravuga. Umugore atumva mbese mama iyo ndwara nanjye ngende, kuko ni abagabo bangana iki? Ati iyo ndwara nanjye ndayirwara. Batikatije kubaza umudiyakonikazi mukuru. Bageze ku mudiyakonikazi mukuru ati njyewe ntari icyumweru gusa ahubwo ukwezi agenje ate. Batikatije kubaza umuyobozi wa MFM. Bageze ku wa MFM ati mwimvugira ibintu nari natijya kugenza ate. Ikibazo kibaye rusange ntabwo ari rusange. Umugambi wa Farawo uri kugerwaho ntabwo ugezweho. Murebe ko mutari kunyumva, ndi kubona abantu n'abasizi. Mwiriweho neza? Namwe mwiriwe? Ndi kubona uriya mugabo ntari kunyumva disi. Kugira umuntu ushaka umunyenga ubundi agenda mu modoka. Umuntu ushaka umunyenga agenda he? Iyo ushaka umunyenga ntabwo ujya imbere y'imodoka, kuko ugiye imbere y'imodoka yagenze ite? Ugiye inyuma y'imodoka yagenze ite? Ubwo rero kugira ngo muzanyumve ugomba kugenda hehe? Uriya mugabo rero reka murarike n'abanyumve. Abagore bajya inama bati none iyi ndwara poste de sante yayivura, centre de sante hariyo imiti, none si kuri hopitali hariyo imiti. Bati reka tujye kugisha inama umuyobozi w'imiryango, tujye kumubaza. Bageze ku muyobozi w'imiryango ati reka mbabwire ikibazo cyabaye kimwe. None rero Dorina, n'abagore mwe Dorina, mugende mufate tungurusumu, amazi abagabo baranywa, mumara kuyateka mushyiremo tungurusumu. Ibiryo bari burye mubiteke mukecagurizeho tungurusumu. Amazi abagabo bari bwiyuhagire muyacanirane tungurusumu. Baje gukaraba bakarabe tungurusumu. Nibaje kuryama aho mwashashe musekure tungurusumu, maze musase munsi yaho bararyama. Abagabo baryamye kuri tungurusumu. Abagore bose birirwa barashaka tungurusumu.
batetse amazi yo gukaraba bashyizemo tungurusumu, yo kunywa bashyizemo tungurusumu, ibyo kurya batekanye tungurusumu, aho bashashe bahasashe tungurusumu. Abagabo baza bati yemwe twarushe. Umugore ati manzi uje muri dushe. Ati manzi uje gukaraba. Umugabo avuye gukaraba agaruka ari kumva agategekanye ati icara ku meza ujye wakoragamo kabiri ari gusinzira inkoko barayitereye. Ati rero amasaha dukeneye kuruhuka. Bagiye kuruhuka abagabo bose barara bari maso. Bwagiye guca mu gitondo abagore bose baba babaye abakozi bo muri minisiteri. Ntavuga ngo amen. Ni umurongo wa 12. Umurongo wa 12 uravuga ngo ariko uko barushagaho kubababaza ntabwo Farawo n'abakoresha be bigeze bamenya iri banga. Ariko uko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Haleluya, haleluya. Umuti wakoretse ntabwo wakoretse. Mbese ubwo mwavuga ngo amen. Uko barushagaho kubababaza niko barushagaho kugwira no gukwira. 14 baba babarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo, uburetwa bw'amatafari n'ubundi buretwa bwose bwo ku gasozi. Ubu buretwa bwose babahatishaga. Ariko kuko ryari itorero ry'Imana baragwiriye izina ry'Imana rihimbara. Haleluya. Agaciro ko kuba mu itorero rya nde. Bise Farawo yagombaga gukora iki? Dusomereye umurongo ukurikiyeho wa 15. Kaduhere mu Byahishuwe igice cya 12. Ibyahishuwe igice cya 12. Gaho nsomera umurongo wa 13 twumva icyo Bibiliya itubwira. Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 13 tubwira ngo iki? Baranditse ngo nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunya mu isi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Bawihagarariye aho ngaho harahagije. Garuka muri cya gice cya mbere aho turi, cya gice cya mbere cyo kuva umurongo wa 15. Farawo umugambi we wo gukoresha abagabo imirimo y'agahato, umugambi we wo guha abashinzwe abizi bya gisirikare gukubita abagabo, kubaca imigongo, abizi by'ubwubatsi, aho kugira ngo batange igisubizo kuri Farawo. Farawo yitegereje abona Abisirayeli ahubwo bari kugeza bate? Bari kugwira. Umurongo wa 15 tubwira ngo iki? Farawo aravuga ati nitabaje abizi by'ubwubatsi ntibakemura ikibazo, nitabaza abizi bya gisirikare ntibakemura ikibazo, ubu ngiye kwitabaza abizi by'ubuganga. hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwa Gashifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotera, ariko naba ari umukobwa mumureka. Bawihagarariye. Abahungu mufite ibibazo. Farawo atangiye noneho kugenzura. Farawo aravuga ati ikibazo giteye gutya. Ubwo abasirikare, abize ubwubatsi, abapolisi batakemuye ikibazo kirakemurwa n'abaganga. Ariko mwabaganga mwe, dore misiyo mbahaye ni iyi ngiyi. Nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nihavuka abakobwa mujye mureka bagenze bate. Farawo nawe ubwo asobanukiye ko abakobwa nta kamaro bafite. Uyu murongo umenza murabumva na kuryana.
uyu murongo umenza murawumva nakurya. Ariko kugira ngo kuko turi mu ishuri, reka manze nareba ko nabo Farawo azi ko bafite ikibazo, abo Farawo yemera kandebe ko bazi ko barahanga. Abahungu nibagire bati, abahungu nibagire bati, gitangaza mwuka byara. Uyu murongo rero birasaba ngo nongere mwisomere neza, maze nongere mbaze iki kibazo, ndebe ko muri mu modoka cyangwa ko mwayivuyemo, nimuyivamo mukajya imbere irabagonga, kandi nibajya imbere irabasiga. Hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwa Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba ari umukobwa mujye mumureka agenze ate, abeho. Narimbajije ngo abahungu nibagire batya. Gitanga nawe ari weho, nawe uri nje wababara, nawe uri nje wababara. Abahungu na Kinyarwanda ni ikihira. Abahungu si ni abantu bameze bati. Abahungu muri kubagenzurira kuki? Abahungu muri kubagenzurira ku mapantaro. Abahungu muri kubagenzurira ku buhungu. Twebwe turi kuganira agaciro ko kuba mu itorero ryande, itorero ry'Imana. Ubu noneho rigizwe n'imigabane. Farawo ari guhamya ko rigizwe n'imigabane ingahe? Abambere n'abaki, abakabiri n'abaki. Niba munyumvise, abahungu nibagire batya. Noneho abahungu nibagire batya. Kiracyari ikizamo. Farawo arategeka ati, abahungu nibavuka mujye mubahotora, abakobwa nibavuka mujye mubareka bagenze bate, babeho. Kamanze nsobanuriye uyu murongo kugira ntabasiga. Ntabwo ubuhungu ari ipantaro. Ubuhungu ni ukuvukira muri iri torero ugakurira mu mahame yaryo. Haleluya. None hari n'uvukira muri iri torero wamureba ukavuga uti cyakora yaribatirijwemo ariko ntari umwizera. Hari umuntu, kanze nongera ikindi, hari umuntu uzabona ku buryo inama y'itorero imwibagirwa agasinda. Nama y'itorero gaterana, bahamye ba kanaka, ba nyirakanaka, ba nyirakanaka babanye inama y'itorero uwo nguwo atariko naka. Burya nubona inama y'itorero yicaye, waba wakoze amakosa utayakoze ku ikosa runaka, ukabona irakwibutsa guhana, ikunyabije akamezi 3, ejo uravuga utamena nanje banyibutse. Burya baba bazi ko ufite iki akamaro. Ntabwo inama y'itorero yapfa kwicara ngo ihane umuntu udafite akamaro. None nawe umuntu yabatizwa mu materaniro, yaba ya mu gitondo yaba y'ikigoroba, yaba tugeze mu nyubako ntazi igihe yatangiriye, ntazi n'igihe bisasoreza. Ibyo by'ibyacumi abyumvaga kuri radio, muri raporo gusa ari gutanga mene. Ibyo by'imisaruro, ibyo by'ibiki, uwo urateranya inama, kwaba ari ukwica imibyizi y'abajyanama. Inama iterana iri kwiga ku bahungu. Haleluya, haleluya. Abahungu niba Farawo yaremeshereje inama. Farawo aremesha inama, abaganga arababwira tumva, ndabizi mu Bisirayeli buriya nabo birashoboka, barimo amatsinda angahe? Barimo amatsinda 2, ariko abanteye ikibazo, abambangayikishije n'abaki, n'abahungu. Rero nihavuka abahungu mujye mubahotora, ariko nihavuka umukobwa agavuka mukabona atazitabira amateraniro, mukabona avukishijwe no gukurikira umusore, avukiyemo kubera gukurikira umugabo, avukiyemo kubera gukurikira ababyeyi, uwo muzamwihorere, ubundi ntaco azagenza ate. Barahari cyangwa ntabo? Ahubwo reka mbaze ikibazo, abavuka barakura cyangwa barahotowe? Mutangiye kugira ngo ubwo muri kuririmba cyangwa muri kugira gute? Muri kwikiriza cyangwa muri guhakana? Ikiyoka kibonye yuko kijugunywe mwisi,
gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Ariko turi kuganira agaciro ko kuba mu itorero rya nde. Murongo wa 17, maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora uko bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Haleluya, haleluya. Abaganga bahembwaga nande? Bahembwaga nande? Bari abakozi bande? Akazi bari bagahawe nande? None bari kumvira ibya sebuja? Ntabwo bari kubyumvira. Ababyaza bubaha Imana. Haleluya. Itorero ry'Imana ntawe wari buza kujya mbere. Cyakora wowe wasigara, ariko itorero ry'Imana rikajya mbere. Imana Murongo wa 18, mwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza n'uburakari. Buriya ntabwo yabahamagaye se. Ahamagaza abo babyaza arababaza ati, ni iki gihe cyatumye mbaha amabwiriza, mbaha akazi, ntimukore ibyo nababwiye? Ndashaka ko iki gisubizo cyasomwa n'umuvandimwe. Haguruka udusomere iki gisubizo. Murongo wa 19, uyu murongo ndashaka ko wawusoma rwose, nushaka usoma n'amafiyeri rwose. Murongo wa 19 utubwira ngo iki? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko abagore b'Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi. Haleluya. Kuko ari abanyembaraga. Muvuge ngo amena. Bakabyara umubyaza ataragenza ati, atarabagera. Nuko abagore b'Abadivandisi ntabwo bameze nk'abo mu yandi madini. Yego. Nuko abizera b'Abadivandisi umunsi wa 7 no muri covid simva insengero zari zikinzwe, bari bagikora, bari bagisurana, gahunda z'itorero zarakome. Ni abanyembaraga, baba babifashijwemo na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Yego, ni abanyembaraga koko. Ubu buhamya ntabwo buri gutangwa n'Abaheburayo, buri gutangwa n'abakozi bo kwande kwa Farawo, ariko bari baragenzuye imyitwarire. Haleluya. Ariko mwavuga ngo amen. Ndi kwanga ko mutari kunyumva neza. Bari baragenzuye imyitwarire y'ababyeyi b'Abisirayeli, bari baragenzuye imyitwarire y'abizera bizerera mu itorero ry'Abadivandisi umunsi wa 7. Ubu buhamya ningenda nje nyine nzabwumva. Murebe ku kibaho. Babatangiye ubuhamya ngo ntabwo bameze nk'abandi, ni abanyembaraga. Iyo ibintu babirimo baba babirimo. Wihaye ngo urabagenzura, wihaye ngo urabaneka, tujya kuhagera tugasanga barangije. Haleluya. Ubwo bari basigaje kubaza Farawo, none twakwica abo twasanze babyaye? Agaciro ko kuba mu itorero rya nde? Agaciro ko kuba mu itorero rya nde? Ni ukuba mu itorero uri umunyembaraga muri ryo, kugeza ubwo na Satani ubwe ntazabura gucura imigambi zo kuguhitanira muri ryo, ntazabura kugira abashinga kugucumuza muri ryo, ariko Imana ikaguhagararaho kuko wagaragaye ko uri umunyembaraga. Haleluya. Nuko ari abanyembaraga bo ntabwo bameze nk'Abanyegiputakazi. Igihe cyo kubyara kijya kugera tugasanga bamaze kubyara. Haleluya. Murongo wa 20 utubwira ngo iki? Imana igirira neza abo babyaza kuko nabo bubasha Imana rwose. Ubwo bwoko buragwira ndetse burakomera cyane. Haleluya. Biyongeye inshuro ya kangahe? Bwa mbere bashatse kubigisha imirimo. Hari abantu, ubwo muri mu nyubako muzabibona, ubwo muri mu nyubako hari abantu bagiye gusaba konje, ukamubwira uti none se kutari kuza gusenga? Atarega nararwaye, burya mumbonaga ntagenje ne. Yararwaye kubera hari imirimo y'agahato.
yawuti nanyabuna kutakiboneka muri korari atarega ati mfite intege nke ati buriya mfite ibibazo ati nuko umuntu atavuga byose kubera hari imirimo y'iki hari abantu inyubako iziruka nta gihano cy'itore atarasambaye ataranyoye inzoga ruriya rusengero ruzarinda no kuzura kandi tubonye ko abisirayeli nta n'umwe wagenje ate barapfuye cyangwa ntawapfuye ahubwo barushagaho kugenza gute none uretse ureba inyubako uretse ureba umuganura abantu ugiye kwica bakuru b'itora ahubwo bacaze gusura nawe ukaja gusura umuntu yahenga saa sita zigeze mu rugo ngo pyo wamusanga kuko nta busobanuro ari buguye kandi bazaje bararwara ku isabato buce ku cyumweru ku wa mbere no mu yindi minsi muhurire mu mirimo isanzwe ku isabato ni umutegereza. Muzarinde imirimo y'agahato ntabwo ikwiye kwicira abantu mu Egiputa. Hano turi muri Egiputa, iyi si yacu ni Egiputa, kandi Farawo azi neza ko imirimo y'agahato ikwiriye kutwica, ariko umugambi w'Imana ni uko turushaho kugwira. Haleluya, haleluya. Icya kabiri, azi ko hano turi ahangaha aho tubyarira, aho tuvukira, aho itorero ryiyongererera, Satani afite umugambi wo kuniga ababatijwe vuba akabanigira muri iri torero, ariko umugambi w'Imana ni uko twagwira. Haleluya. Zarinde guhotorwa. Ariko Farawo yaratezutse, umurongo wa 22 tubwira ngo iki? Farawo yaratezutse. Umurongo wa 22 umurongo wa 22. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya avuka wese, yewe manzi uze mu byahishuwe kugira ngo twumve uyu murongo neza. Garuka rya somo ryo mu byahishuwe twasomye, mubwire undi murongo dusomere. Abadiva mukwiriye kujya musanisha bene iyi mirongo ngo mumenye urubarindiriye. Murongo wa 15 utubwira ngo iki? Handitse ngo icyo kiyoka, wa murongo wa 12 batubwiye ko ikiyoka cyahize wa mugore wabyaye umuhungu ugishaka kumusotsoba. Bibiliya tubwira ngo uyu mugore ahabwa amababa nk'ay'ikizu, ahungishiriza umwana mu butayu. Haleluya. Ntabwo ikiyoka cyakwigera kigera gifata itorero ry'Imana, ariko noneho uyu murongo uratubwiye ngo ikiyoka kibonye umugore agurukanye n'umuhungu, gicira amazi menshi ameze nk'uruzi ngo bigende bite inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Ariko Satani ari maso cyangwa ntabwo ari maso? Ari maso. Ikibazo cyaba nje namwe dusinziriye, ariko turi kuganira ngo agaciro ko kuba mu itorero ryande. Ngaho twisubirire mu kuva noneho, ongere dusomere wa murongo wa 22. Umugambi wa Satani, niba imirimo y'agahato itakuvanye mu itorero, abakubyaje ubutumwa ntibakwerere imbuto mbi ngo upfire muri ryo, agiye noneho kuzana uruzi ngo narwo rugutembane. Ibi bintu bitatu mukwiriye kubikomeraho banyabukamba. Ibi bintu bitatu ubu kwihanisha bigiye kubagora. Kugira ngo urekire tumwizera ze muri mu nyubako, urabaza amafaranga ku isabato no ku yindi. Ntabwo ari benshi bakomerera muri ryo. Icyo ni icyambere. Ariko ingorane ni ukujyana n'abari basanzwemo aho waba uguye mu Egiputa. Icya kabiri, ababyaza. Nje namwe turi ababyaza Imana yashize muri iri torero.
ni ukunanirwa kugira indangagaciro zisigasira abavutse, ahubwo akaba ari twe tubanigisha imyitwarire yacu n'imibereho yacu muri rusange ikabasubizayo. icyo kintu banyabukamba mukwiriye kucyitondera. icya gatatu nicyo turi buze gusobanukirwa noneho curuzi. murongo wa 22 tubwira ngo iki noneho? Farawo noneho bwa mbere murebe ibi bintu ndashaka ko nimutumvira isomo ntabwo n'ayandi muzayafata, ntabwo muzankurikira. bwa mbere yategetse abapolisi, yategetse abasirikare bo gukubita, yategetse abantu bize ubwubatsi. iyi nyubako inanirwa kuvana abantu mu byizerwa, ababyaza bananiwe kuvana abantu mu byizerwa. noneho Farawo aravuga ati aho gutegeka ubu noneho kugira ngo nkoresha bize bariya abantu, baba abapolisi, baba abasirikare, baba bize iby'ubwubatsi, baba bize iby'ubuganga, bose baba bari gukorera kuri diporome. ubu noneho Farawo agiye kuvuga ati ngiye kwifashisha abantu bangana iki? muri gusoma nk'abantu bangana iki? bose. Farawo ategeka abantu be bose ati umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. navuze ngo abahungu bafite ibyaha. hari ikibazo cy'amatsiko nkwiriye kwibaza, hari ikibazo cy'amatsiko ukwiriye kwibaza. iminsi umaze muri iri torero, iki kizame wagitsinda? uri umuhungu, uri umukobwa? nari nababajwe nuko nazamuje ngo abahungu ntibazamure, kibonera na kano kana kari kwizamurira ko kari fiyeri, nkabona n'uwo nari ndi gutegereza ko ari umuhungu ntabwo abizi, numva ndababaye. ni ikibazo igihe umaze muri iri torero, uri umuhungu, uri umukobwa. niba uri umukobwa muri iri torero ufite umudendezo, yaba inama y'itorero uzamara ukwezi utaza mu materaniro, ntacyo bazirwa baguhamagara ngo bakubaze bati byagenze bite. uzamara amezi 2 udatanga icacumi, umara 3 babinyuza mu matangazo, nta munyagihanda uzabona gusanze, kuko baragutunze bazi ko uri umugi, umukobwa. uzakora n'ibyaha, ibigaragara n'ibitagaragara, nta muntu uzabona guhina. ujya uramenya ko Farawo yatanze umudendezo kuko azi ko uri umugi. muri hano cyangwa mwasibye? kandi abantu bari kunyumva, Imana ibahe umugisha. ikibazo ni abari hano muri aya materaniro ni abahungu cyangwa ni abakobwa? ni ugusubiza umanjije witonda, ni ukumanza. tuzakunda kumva umwandiko kenshi, uri umuhungu cyangwa uri umukobwa? noneho rero nuba uri umuhungu, dore ibintu umuhungu akwiriye kumenya. bwa mbere ni ukumenya ko ibi bitero byose Farawo arabikugabaho. uzemera kurya tungurusumu uyinywe? ariko muraho si neza? Imana ni nziza, Imana ni nziza. niba uri umuhungu ugomba kumenya ko Farawo atakoroheye, natakwigisha imirimo y'agahato. ubwo noneho imirimo y'agahato ukwiye kongeramo imbaraga mu mirimo y'iki, kandi ukagumaho ntupfe. uti kuri iriya nyubako nzashyiraho 1,100, kandi abana bakiga, vuga ngo amen. icacumi umuganura ukavuga uti madamu ibyo twarimanganyije birahagije. ubu noneho icacumi ni icacumi kizaboneke mu rusengero, kandi mukanga mukabaho. haleluya! kuko umuhungu agomba kuba amenyereye imirimo y'iki y'agahato, kandi imirimo y'agahato igatuma yororoka. mwavuga ngo amen, mwavuga ngo amen. imirimo y'iki ugomba gusaruza mu bakangahe? mu bande. ugomba gutanga amaturo y'iteraniro umubyizi umwe mu mwaka mu bantu bakangahe? ubuhungu ntari ukubwambara gusa, ahubwo ubuhungu ni ukumenyera imirimo y'iki. ndi kubona wagira ngo ntaho turi kumwe.
undi kubona wagira ngo uyu musaza ari kundebera mu mafaranga rero akagira ngo ntabwo namubonye. Umuhungu, bayobozi, bizera, baririmbyi, ubuhungu ni ukumugenzuza imirimo y'iki? Mefemura ni imirimo y'iki? Ubu si mwanyumvise? Ntabwo mwanyumvise. Icya kabiri, nyuma y'imirimo y'agahato ukabikora neza, ukaba uzi ko Satani abahotozi yabaguteje inyuma, yaguteza imitego, yagutega umukobwa mwiza, yagutega umugore mwiza, yagutega ibinyobwa byadutse. Ariko umugambi wa Farawo, niba abonye imirimo y'agahato ntakigutwaye, aragutega abo kuguhotora. Yego muri kunyumva? Nabasize kumva guhora witeguye. Kandi abo nibakunanirwa noneho, nabona ibyaha bigaragara nta hantu wahurira nabyo, ibyo kwitanga uri mu ba mbere, ibi bigeragezo byombi wamaze kubitsinda, aragutegesha iki cya gatatu kiri kutwambura benshi, aramuroha mu ruzi. Ati umuhungu wese uzajya avuka mujye mumuroha hehe? Mu ruzi. Uruzi rugira amazi mabi, amazi yo mu ruzi ntanyobwa. Uruzi ni inyigisho z'ibinyoma. Mbese n'intara abantu bagiye baziga bagasohoka. Abantu bajya mu ruzi rero ntabwo ari ba bandi bataguraga ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Aravuga ati manza ugure ibitabo, abigura, manza usome, yongera mucurikiranye, maze byivange. Mubona umukuru w'itorero wabibagamo neza, wari ushoboye kwitanga, wasuraga, wari inyangamugayo. Nguwo ngo yagiye ngo itorero ngo ryaraguye. Harya Farawo ko yarihize ryaraneshejwe cyangwa ryaranesheje? Haleluya! Ko yashatse guhotora umuhungu yahawe amababa ntabwo yayahawe. Iri torero ni iry'Imana. Haleluya! 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 Adusurisha amagambo aboneka muri iki gitabo cy'uburezi. Paje 281. Agaciro ko kuba mu itorero ry'Imana. Hagati ya Kristo n'itorero rye hari isano ya bugufi kandi yera. Ko mutanyumvise sikandi ubwo ngubwo nta nubwo muba mubyumva. Hagati ya Kristo n'itorero rye hari isano ya bugufi kandi yera. Kristo ni umukwe naho itorero ni umugeni. Kristo niwe mutwe naho itorero rikaba umubiri. Ubwo rero aha murebe ku kibaho, ndavuga ngo murebe ku kibaho. Hari abantu icyo bita gasurinyeri, guca umurongo ahantu ushaka gutinda. Ubwo nimvuga ngo urebe ku kibaho uje uraba update cyane, nteni zawe zize ziraba amaso kugira ngo wumve aka kantu. Hagati ya Kristo n'itorero rye hari isano ya bugufi kandi yera. Kristo ni umukwe naho itorero ni umugeni. Kristo niwe mutwe naho itorero ni umubiri. Noneho turebe ku kibaho. Ubwo rero kugirana umubano na Kristo bisaba no kugirana umubano n'itorero rye. Haleluya! Mu yandi magambo, nushaka kumenya umuntu ufitanye umushyikirano na Kristo, uzamubwirwa nuko afitanye umushyikirano na gahunda z'itorero neza. Amen. Iyi termometere murayumvisha? Iki gipimo kirumvikana cyangwa kiragoye? Ntabwo uzaza ngo utubwire ngo njye mbanye n'Imana yanjye, mbanye na Yesu Kristo, ndi mu masengesho, arega nje burya mba muzengira n'amasengesho mu rwiherero. Wamanza witabira yo mu rusengero kugira ngo ayo yawe azaba umugereka. Kugirana umubano na Kristo birasaba kuwugirana n'itorero kandi neza.
itorero ryashyiriweho gukora umurimo, kandi mu buzima bwo gukorera Kristo, reba ku kibaho, kugirana ubumwe na Kristo ni imwe mu ntambwe za mbere igomba guterwa. Kugandukira Kristo bisaba gukora inshingano zose z'itorero ukiranutse. Haleluya! Kugandukira Kristo bisaba kugandukira inshingano z'itorero ugenze ute? Navuga ngo amenara, ngo ntabwo muri kubyumva. Agaciro ko kuba mu itorero rya nde? Uyu niwo mugabane w'ingenzi mu kwigishwa k'umuntu, kandi itorero ryasabwe n'ubugingo bw'Umukiza. Uko kugandukira Kristo kuzahita kujyana ku kugira umwete wo gusanga abatari mu itorero no gukora byinshi kugira ngo ryunguke. Amen. Turamutse dufite ingabo z'abakozi bemera gukora nk'urubyiruko rwatojwe urugamba, itorero ryacu ryaba indahangarwa. Haleluya! Umwanzi yajya arirebesha amaso gusa. Mbega ukuntu mu gihe gito, mu mwanya muto cyane, itorero ryacu ryakwiyongera. Haleluya! Haleluya! Pawulo yaranditse ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, Abaroma igice cya 2:7, babishakishe gukora ibyiza badacogora, kandi Imana izabitura ubugingo buhoraho. Mureke njye namwe ubwo tubonye ku itorero riri ku rugamba, kandi ko nyiraryo yagiye ritsindishiriza, n'iri ryacu nuko twizere kandi tumwiringire mu izina rya Yesu.